Tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku bintu bitanu abakobwa bakunda ku bahungu, maze waba uri umuhungu nta kabuza abakobwa batangira kugukunda by'umwihariko waba ubikurikiza muri rusange. Ese niba uri umusore ibi bintu bitanu urabikurikiza cyangwa ibi bintu bitanu waba ubikora muri rusange? Niba ibi bintu bitanu tugiye kuvuga niba uzi ko ubyiyiziho, ibi bizagufasha gukundwa n'abakobwa benshi maze bajye bifuza ko wababera inshuti. Twihuse tugiye guhera ku mwanya wa mbere tujya ku mwanya wa gatanu. Ese ufite amatsiko? Nanjye ndayafite rwose. Gusa niba utarakora kuri subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Twihuse reka duhere ku mwanya wa mbere. Ese ni ikihe kintu abakobwa bakunda ku bahungu maze umuhungu yaba agifite abakobwa bakamurwanira muri rusange kandi bakajya banifuza ko yazababera inshuti? Twagiye ku mwanya wa mbere. Ikintu tubona ku mwanya wa mbere abakobwa bakunda, burya abakobwa bakunda umusore ufite imico myiza n'ubupfura muri rusange, icyo bita good character mu rurimi rw'icyongereza. Abakobwa benshi bakunda umusore umeze gutya kuko aba ari umusore ugaragaza ko afite imico myiza kandi umusore ufite gahunda. Burya abakobwa bakunda umusore wubaha abantu kandi bakunda umusore uvuga neza, adatongana nyine, atavuga nabi muri rusange. Kandi abakobwa burya bakunda umusore utirata. Burya ntabwo abakobwa bakunda wa musore wirirwa wiyemeye muri rubanda agenda agaragaza ko arenze muri rusange. Ibi ntabwo abakobwa babyemera habe na gatoya. Burya ahubwo abakobwa bakunda umusore urangwa n'imico myiza n'ubupfura, icyo bita good character. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ikintu cya kabiri burya gikurura abakobwa ku musore, abakobwa burya bakunda umusore wigirira icyizere mu byo akora, icyo bita self confidence. Ese niba uri umusore ugira self confidence cyangwa wigirira icyizere mu byo ukora? Niba ari byo rwose ibi bikurura abakobwa, kandi abakobwa bakunda umusore wigirira icyizere mu byo akora. Burya umusore uhora yifitiye icyizere mu byo akora, atirata, ibi ni ibintu rwose bikurura abakobwa benshi. Kandi abakobwa bakunda umusore uba uzi icyo ashaka, wa musore nyine uba usanga afite intego cyangwa afite intumbero y'ejo hazaza runaka. Ibi ni ibintu bikurura abakobwa rwose, maze abakobwa bakagenda bakagukunda kandi bakakwifuza, bakifuza ko wazababera inshuti muri rusange. Ese uri kwibaza ikintu cya gatatu abakobwa bakunda ku musore? Twagiye. Ikintu cya gatatu abakobwa bakunda ku musore, burya abakobwa bakunda umusore ufite imiterere isukuye cyangwa clean appearance. Burya abakobwa bakunda umusore ufite isuku kandi ugaragara neza muri rusange. Abakobwa bakunda wa musore uhora afite isuku, akaraba neza kandi ufite impumuro nziza. Iki kintu burya muzacyitondere. Niba uri umusore ukaba ufite impumuro nziza, nk'urugero ukaba ugura uduparufe tugiye dutandukanye cyangwa imibavu, iki ni ikintu rwose kizagufasha kwigarurira abakobwa benshi, kuko burya abakobwa bakunda umusore ugaragara neza kandi ufite impumuro nziza. Byaba akarusho ibi byose ukaba ubifite, abakobwa hano batangira kwifuza ko wazababera inshuti, aho bamwe batangira no kugenda babikwereka muri rusange. Ubutaha nzakwereka n'uburyo abakobwa bashobora kukwereka ko bagukunze ariko ntubibone, dore ko abakobwa burya nabo bakunda kugira isoni zo kukwereka ko bagukunda. Twagiye ku kintu cya kane. Ikintu cya kane abakobwa bakunda ku musore, burya abakobwa bakunda wa musore utekereza kure kandi uhorana intego runaka, icyo bita ambition. Ese niba uri umusore ufite umugambi ki? Wifuza kugira ejo hawe hameze hate? Ibi ni byo burya abakobwa bakunda. Abakobwa bakunda umusore uba ufite inzozi n'intego mu buzima bwe muri rusange.
aho uyu musore aba aharanira kuzagira ejo he heza. Ibi ni ibintu abakobwa bakunda cyane rwose, kuko iyo ubereka ko ufite ejo hawe heza kandi ufite intego, ukunda ibyo ukora kandi ukora igishoboka cyose kugira ngo utere imbere, ibi ni ibintu rwose abakobwa bakunda cyane. Niba uri umusore, iki kintu cya kane cyo kuba ufite intego cyangwa ambition, umugambi muri rusange, iki ni ikintu rwose kizakurura abakobwa kuri wowe maze bifuze ko wababera inshuti. Twagiye ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa gatanu, iki ni ikintu rwose abakobwa bakunda cyane. Ese ufite amatsiko yo kumenya ikintu kiri ku mwanya wa gatanu? Nanjye ndayafite. Gusa niba utarakora kuri subscribe, yikoreho maze ufungure n'inzogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho hano ikiro cy'ubumenyi tukigereranya n'ikiro cy'amafaranga, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube uzajya ukugezaho byinshi byakagura imitekerereze n'ubwenge bwawe muri rusange. Kandi mubizi ko burya ibiryo by'ubwonko ni ubumenyi. Uko igifu cyacu gikenera kurya buri munsi, ni nako burya ubwonko bwacu bukenera ubumenyi. Twagiye rero ku mwanya wa gatanu. Niba bamaze gukora kuri subscribe, ndagushimiye. Ikintu cya gatanu abakobwa bakunda ku musore cyangwa ku muhungu, burya bakunda umuhungu uba ufite inama nziza kandi inama zifatika. Ese niba uri umusore ukunda kugira abantu inama? Iki rwose ni ikintu gikunda gufasha abasore kwigarurira imitima y'abakobwa bagiye batandukanye muri rusange. Ko burya abakobwa bakunda umusore uganira neza kandi uhorana impuhwe, atavugira hejuru, utiyemera. Ibi ni ibintu abakobwa bakunda cyane. Niba uri umusore ukaba utiyemera, ahubwo ukaba ukora igishoboka cyose kugira ngo ugire abandi inama, iki ni ikintu abakobwa bakunda. Wowe twabanye muri iki kiganiro, ndagushimiye. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Twabanye muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Thank you so much.